Ndagushimiye inshuti wowe ukurikira TNM TV online. Gushimira kubw'umwanya baba wafashe ukadukurikira. Ndagira ngo ntatinze cyane ikiganiro ni cya kindi ni our music in our hands. Ndagira ngo nakire mugenzi wanjye turi kumwe. Nge ni Butare official nk'ibisanzwe. Nanjye ni Patrick Habz uko maze kubimenyera mwese. Yes. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku muziki nyarwanda cyangwa se entertainment muri rusange. Ariko ndagira ngo mfata akanya mane nshimire abadukurikiye bose, aba diaspora ndetse n'abaturanyi. Buri abarundi n'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda neza. Cyane kuko bijya ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi bijya kumera cyane. Kandi tumaze kubona feedback zibavaho cyane. Benshi badukurikirana badusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu ku ruhande bakatubwira ati muri kutunezeza. Bakunda ikiganiro cyane. Turimo turabanezeza. Yes. Ndagira ngo mbashimire cyane ndetse n'aba diaspora. Hari abanyarwanda benshi bari mu bihugu bitandukanye. Inshuti zacu ziri muri Turkey. Yes. Hari abari muri Ukraine. Hari abari muri United States of America. Yes. Ni benshi cyane bagenda batuha ama feedback. Ndagira ngo rero tutabatindiye uyu munsi dufite amakuru menshi agiye atandukanye ariko imwe muri topic turi buganire uno munsi tugiye kuganira kuri feedback Iwacu Muzika Festival ndetse na My Talent concert mu muziki muri kino gihe turi kurwanya icyorezo cyangwa se mu mpera z'ukwezi mu mpera z'umwaka mwaka w'urugoye cyane kuri benshi. Mwaka twawemo n'icyorezo cya coronavirus cyagoye benshi. Nibwo cyageze mu Rwanda yego. Kigoye benshi mu mpande zose, abanyeshuri, abahanzi, abaririmbyi, bikora ku giti cyabo, mbega ahantu hose cyaje abafutubaleri muri rusange gikora ku cyo nakwita economy, sinzi uko nabivuga. Yaraje ikora ku cyitwa umutungo wose, ubukungu bw'igihugu. kirawuzahaza cyane bishoboka. Hanyuma rero tukiri aho ngaho, yego, ni ukuvuga ngo kuba twahisemo kuganira kuri iyo topic hari n'izindi nyinshi ziri buze nyuma aho gato. Ariko se Iwacu Muzika Festival reka bari duheraho. Yasize iki mu muziki nyarwanda w'iki gihe? Ese imyidagaduro imeze ite muri kino gihe cyo guhangana na COVID-19? Nk'uko benshi babibonye, tunashimira televiziyo y'igihugu kuko niyo yabasha kubyerekana. Benshi twari tuzi ko buri wa gatandatu turi bwicara imbere y'amateleviziyo yacu saa 3 ugatinda kwicana uyu muhanzi, kandi n'ibintu ubona ko ari byiza, performance nziza ku bantu bose bakoze. Mbega nabo twishyuye n'irungu. Urabona nikona itaraza twajyaga mu bitaramo twishyuye, yego tukabijyamo tukenjoyinga tukamera neza, ariko ntabwo ibyo bitaramo byacaga ku mateleviziyo cyane. Na wa muntu uri mu ntara utabasha kuzisigara uko ibyinshi bibera muri Kigali nabasha gukurikirana ibyo bitaramo. Ariko televiziyo y'igihugu yafashije abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda byaba uri mu Rwanda n'uri hanze y'u Rwanda. Icyo ni ikintu twashimira mbere na mbere. EAP yabiteguye ikanahitamo kuba ryaca kuri platforms zitandukanye harimo nka YouTube. Yego, Iwacu Muzika. Yes, kuko muri no minsi tutabeshyanye pe, tekinoloji mu Rwanda imaze gufata urundi rwego, ku buryo umuntu asigaye avuga ati wenda ndashobora kutabona umwanya wo gukurikira televiziyo Rwanda kuko hari n'ababa badafite amateleviziyo. Reka bane nsuze abantu ba muri ghetto, abasore n'inkumi bataragura amateleviziyo. Biragora cyane muri ghetto kugura televiziyo. Atakubwira ati ngiye mashini, ndi umunyeshuri, mfite imashini, mfite telefone, biramagije kandi mwumva. Kuba rero EAP yaratekereje kuba yagira platforms runaka nka Iwacu nka YouTube, kuba hacaho icyo gitaramo. Byari ibintu byiza cyane. Nizera neza yuko buri munyarwanda wese aho yarari yabashije kubibona. Kandi ikintu mu Rwanda byaroroshye, ntabwo megabyte ikintu cy'ikibazo kugeza ubwo byakonera kure igitaramo cyo ngo nicyo cya mega cyane. Ntabwo twakwamamariza abatadutumye, ariko turabizi neza ko abantu muri no minsi hari ama company akora ibintu bya telecommunication yazanye uburyo bworoshye bwo kuba wareba ibitaramo. Naribagirwa cyane wari umajije ku Iwacu Muzika Festival. Nyine ikintu cyagiye kigaragara, twabonye ubuhanga bwinshi ku mpano z'abanyarwanda, ikintu tutari tumenyereye cyane mu Rwanda. Bamwe bakajya gukoresha ibitaramo, ubona ko umuti nyarwanda ikintu bavuguremo ikora live, ntabwo bagikora amasemi live, ubone bazanye bande nk'umutako. Ni ikintu bateguye. Ubu ngubu usigaye ubona ko buri muhanzi wese na vibes abafite stage, urabibona ko twavuga umuhanzi dukeneye. Twavuga umuhanzi ku giti cye kuko
Bruce no ku rwego rwo yashimishije abanyarwanda cyane pe aho turi mu Iwacu muzika twabonye benshi twabonye ba Buravan bakora neza. Reka tubibutse gato uko bagiye bakurikirana. Habanje Bruce Melody yego akora neza cyane igitangaza koko pe ni igitangaza pe. Yakurikiwe na Igor Mabano yego Igor nawe akora neza. Nyuma haza kuza umurapa ndibaza ni Riderman yes akora neza cyane. Nyuma ye gatoya nanone akurikiyeho undi murapa yego ni J Paul bakora neza cyane bakora live nziza. Nyuma haje kujyaho gospel Patient Bizimana yego akora neza nawe hakurikiyeho Buravan nawe yakoze igitaramo cyiza cyane. Nkibutsa yuko abo bose twavuze nta numwe yigeze ukora semi live bose bakoze. Knowless yarakoze yes Knowless ahita akurikiraho. Nyuma ya Knowless haje kuzaho ndumva nciyeho gatoya. Nyuma Knowless haje kujyaho ubwo turacyari muri Iwacu Muzika Festival yego. Nyuma Knowless ndo isoje hasoje Israel Mbonyi hasoje Israel Mbonyi. Nyuma ya Knowless hajeho turamubandikira muri baramubona kuri video turamushiraho turazwe dukora niyo twakoresha ari amafoto asanzwe uko bagiye bakurikirana yego. Ariko tunashimira ko n'amabande yabakoreye kuko bose nabo bakorewe na bande imwe. Tugiye kuyavuga muri rusange kuko twaba turimo turayamamariza ariko bakoze ubu bishaka zafata bisubiremo birebe za bande zakoze neza. Abana b'abanyarwanda bafite ubuhanga bwinshi babona ko nubwo tuvuga ngo muzika y'u Rwanda ateye imbere abahanzi bakoze neza ariko harimo n'urundi ruhare rw'abacuranzi twabyirengagiza. Umuntu wakurikiye Knowless I think ni Queen Cha nawe yakoze neza. Tudatinze rero ikintu cya mbere dushimira EAP yego nk'abantu bateguye bino bitaramo kandi tunashimira kuko ni abantu barebera umuziki cyane yego. Mr Bubu wakoze neza cyane gutekereza ko buri field yose bayigeramo ugasanga bagiye kuba rappers bagiye kuba R&B bagiye kuba nagore bazengurutse yes na ba Christopher barakoze banakora neza cyane. Na Christopher twamwibagiwe yes yakoze neza guhuza abo bantu kuko buri abanyarwanda ni abantu bareba imiziki itandukanye. Twibagiwe na Makanyaga Abdul yakoze muri gakondo. Ukuvuga ko birumvikana ko buri field yose bayigezemo. Yose cyambere dushimira kandi bose baserutse neza. Barakoze. Tuje twemera bakoze neza. Nakubwiye tuburi muhanzi ku rwego rwe. Kuko mfite kuvuga ngo bakoze neza kadumura akavuga ati ngo nago runaka yakoze nka runaka nago binahora none se ahubwo se bakora nibyo nanjye ku rwego rwa buri muhanzi yakoze neza cyane kandi yasusurukije abari bari mu rugo nkuko ari hashtag yavugaga. Nkunda kubyina hari umunsi muzayibona nkunda kubyina nabaga ndi ku ibiri ya rwose nkago nkabyina mu rugo bakavuga ati si arasaze ariko ko bose babimenyere ko nkunda kubyina nyine bakabyakira. Hanyuma rero tudatinze ndagira ngo dusimbuke gato tugere ku kindi cyaje gukurikiraho cyitwaga My Talent. Jewe nyuma nakumva ngo haje ngo indi tukimara kumva ngo Iwacu Muzika yarangiye baravuze tuti none irungu turakizwa n'iki yego numva ngo My Talent nanone nkibutse yuko EAP yarebye nanone tutarava mu Iwacu Muzika twibukiranya abantu ko mbere yuko abo ngabo bose bakora performance hari ababanzirizaga. Yes abanyarwanda impano z'abanyarwanda muri bitandukanye abanyamideli nacyo kintu cyabaye ubwo tuzafata umwanya nawe tukiganireho tubarebe bose abo bose bagiye bakora turebe nabo uko bakoze nabo tubahe credit yabo none twasubira kuri My Talent cyari ikintu cyiza cyane kuko nabwo barebye kuri buri field ndetse banafata babahanzi. Ari nacyo kintu dushimira Bubu yafasha abahanzi by'umwihariko aba superstars dufite mu Rwanda benshi abenshi My Talent na Iwacu Muzika yasize bose bigaragaje baperforminze neza kandi nako gafaranga bakabonye. Dufashije abanyarwanda bari kutwumva twanabibutsa n'abakoze muri My Talent habanje Jules Sentore jewe byarandenze impamvu ngiye no kumuvugaho n'ukuntu bande yamukoreye kubona producer nka Medbeat aza akamucurangira ni ikintu cyerekanye suko ngo nagaje kitari kimenyerewe ni ikintu kitamenyerewe kuko byanabaye rimwe yego ntago nanze ko wenda azongera akagaruka akaza nabandi nahise mbibwira nagati katwiteye ko iyi My Talent tujye kubona producer benshi
baza gukorera abahanzi muri bande ariko twabonye ni ikintu cyiza nasaba aba producer n'abahanzi kugira ngo tujye tukibona kenshi kuko wumva itandukaniro wabyanga wabonye element ari kuri stage no kuntu amazi iminsi ari kuvugwa cyane tukamara ari kuri stage rwose marakorera igitangaza dore ko akenshi indirimbo nyinshi zari uzikora yego nyeka ko n'abantu bazishima kurusha yes reka Sentore yakoze nyuma Sentore yakoze Peace Jolis nyuma Peace Jolis cyane yes yego akora Marina nawe yakoze neza nyuma Marina hakora Butare nyuma Butare akora Mico the Best yes nyuma Mico the Best akora akoze nuza I think anciyeho umuhanzikazi yes Aline Sano yes urakoze cyane nyuma Aline Sano hakoze abantu babiri baba muri Kina Music ariwe Neri Ngabo ndetse na Mr P Platini yes zari performance nziza kandi mwibutsa ko ngo badusoreje umwaka Neri Ngabo na Platini basoreje umwaka bacuranze kuri 31 yego badusoreje umwaka neza ndetse na My Talent yose muri rusange yagenze neza cyane kandi twarishimye pe turanashimira abayiteguye bose dushimira EAP muri rusange dushimira no mu MC dukunda cyane Lucky God bless you man yakoze neza cyane kandi nyine ni ikintu abagomba nawe gushimirwa buri ukoze neza ukoze neza shimira ari ikintu nabonye ejo bundi kivuga ngo tujye dushimira abantu bakiriho ari ikintu tubona ukabona umuntu yitabye ariko ukamushimira uwo mukobwa ni umustar hano mu Rwanda ntabwo ndi kumwibuka yaravuze ati njye niba udashaka kunshimira nyiriho ntuzaze kubivugira ku mva yanjye unshimira ibintu narapfuye bizamarira iki se kunshimira nagiye reka tubashimire hanyuma reka dutaninge page tuguruke gato ku yandi makuru yazengurutse cyane ari guhitinga reka tuyivuduka hari abasore batatu bari bakunzwe cyane nanubu baracyakunzwe mu gihugu impamvu nagiye kubisasira kuva aho bavuye kugera aho bageze ubu yego ni abantu bakunzwe cyane mu myaka za 2008 kuzamura bigarura imitima ya benshi hano mu Rwanda ubu ngubu bigeze noneho ntabwo ari mu Rwanda gusa ni abasore reka ne kubicisha amatsiko cyane ni Meddy The Ben ndetse n'uwitwa Emmy barazamukanye navuga ko generation imwe baza kugira bamwe bagendera rimwe bajya muri Amerika icyarimwe undi agenda basanga Emmy agenda basangayo ni abantu rero byagoranye cyane kumenya amakuru yabo bwite wamenyaga amakuru yabo mu muziki ariko ntumenye amakuru yabo bwite cyane ayo nonongo mu rukundo akundana na runaka ni ikintu cyagoranye hanyuma rero tutabatindiye ndagira ngo mwese babirebe aka kantu murimo muragakurura cyane yego muri uno mwaka uhera 2020 irangira na 2021 utangira baratwigaragarije berekana feelings zabo mu rukundo cyane Meddy we yaranabigaragaje kurusha kuko yateye ivi yari declare urakoze cyane yari declare yego ibirori byiza impeta ihenze yambitse umukunzi we nabonye ngo ifite igiciro cya 1,800,000 yego uwo ni Mimi kuko igizwe na diamond yes Mimi rwose ndizera ko mwishimye cyane batureba turabasuje cyane kandi twishimiye umukazana ndiko twavuga yego Meddy rero tutamubona igihe kinini kuko bakundanye ndabyibuka babisobanura neza aheruka kuza mu Rwanda bwa mbere aje kuririmba ntabwo bwa mbere mbere yo gusohora indirimbo nawe wamusimbura yashatse kumukoresha muri clip none umuntu wamuhaye Mimi yagatara umukobwa hariya nzi waza muri clip yawe burangiye nakurikiranye cyane inkuru Meddy avuga ngo yaramugoye cyane yaramugoye kugira ngo yemere kujya muri video bitangira ari video ariko uriya umunyarwanda icyawe naho kijya birangira rubaye urukundo birangira bibaye urukundo kandi urukundo rwiza rumaze n'igihe by the way reka twe gutinda kuri Meddy kuko nyine mwarabimenye cyane ahubwo tunyarukire kuri mugenzi we nawe bazamukiye rimwe The Ben nawe afite ukuntu abanye n'undi mukobwa Pamela wamenyekanye nawe muri Miss Rwanda 2019
Uwikeza Pamela. Yego Uwikeza Pamela. Ni couple nayo imaze iminga cyane mu gihugu cyacu. Aho bagezeho bakabyerura byatangiye twese tuba ati wapi wana ni biraho nyine tu. Ari umuntu tutari buvuge kuri Instagram wakundaga kubataginga anabavugaho utajya wigaragaza rero abantu bamumenye ubwo ngubwo bamumenye. Yakomeje kubivuga tukajya tuvuga ngo n'amagambo bavuga ukuri. Baravuga ngo n'amagambo ye n'iki agapostinga bambaye amashati asa tugakomeza twibaza ni ibiki ariko baje kubigaragaza cyane bijya ku mugaragaro turabibona ubu ngubu ni couple nziza cyane Debe na Pamela ni couple turimo tugenda tubona amafoto uko babayeho bagiye ngo mu Tanzania Zanzibar ibingize turabibona byose Eregisi yabaye umudugudu nta kintu wahisha umunsi umwe 2 3 byamenyekanye undi musore wigaragaje wanateye ivi n'umusore wacu yarariteye zo barabibonye yarariteye kuko amafoto bohereje umukobwa yerekanaga impeta ete vicaye se simbizi wabona arateye inkokora reka twe kubitindaho cyane aka ibintu bahishe gusko biri kose nk'amafoto dufite hano barayabona barikubona hari baraza kuyabona yego Emi rero yashakanye n'umukobwa witwa Umuhoza ukunda gukoresha akazina cyane kitwa Hoza ni ikintu twari twarashakishije cyane yitwa Umuhoza I think ni Joyeuse ntibeshye Joyce sorry ni Umuhoza Joyce yego nawe ni umukobwa uzwi ku mbuga nkoranyambaga yego kandi dushimira abasore b'Abanyarwanda kuko bose bafite abakunzi beza barigaragaje beza ariko bafite abakunzi beza tuje tuvugisha ukuri ni ari inkuru yabanje gukorwa mbere yaho gatoya bavuga ngo abasore bane harimo undi bari bazanyemo ariko yari declare yakoze n'ubukwe yaranabyaye yitwa Alpha Rwirangira yego bari baragiye bose nyine batinyaga kwigaragaza ariko nyine batwigaragarije neza yego tugira ngo tunatere undi musore agashyari witwa Kavuyo nawe nigaragaza tumubone turimo turanamubona yego najya ngushimire inshuti wari ku KTN TV yego amakuru yacu nakagaruka kandi tuzi neza ko mudukurikirana mudukunze twibutsa kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nadusura kuri Instagram ni Tropical News Magazine yego ndetse na Facebook page yacu mukayilikinga ni Tropical News Magazine nawe ubwaye bakaguha tutanagiye kure nanjye mu musore nitwa Butare official nanjye mu nzego kuri Instagram ni Habz 19 no kuri Facebook ni Butare ndagira ngo ngushimire twifuriza gukomeza kudukurikira ndetse no gusharinga ikiganiro cyacu mu magroupe zawe mukanaduha comment kuko tuba dukeneye kumenya ibyo twakorera comment irafasha cyane ndagushimiye ciao